Nongeye kugusuza no kukwifuriza kugira ibihe byiza mukunzi wacu ukomeje gukurikira ibiganiro bitandukanye by'Umurinzi TV. Reka twizere ko umeze neza, wahisemo kubana natwe. Niba wahisemo gusubscribinga, ni ibiganiro byiza, indirimbo, ibyigisho ndetse byagufasha kuba mu nzira nziza igukwiriye twebwe nk'abantu, cyangwa se wowe nk'umunyarwanda, wowe nk'umuntu nkawe. Reka twizere ko rero umeze neza udukurikiye hano mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cyiza, igihugu cyacu gitemba amata n'ubuki. Reka twizere ko namwe muri ku mugabane w'uburayi benshi dukunze kwita diaspora mumeze neza. Rero natwe tutiye tumeze neza, ibintu byose na mahoro. Mu minsi hashize mwagiye mwumva inkuru n'ibiganiro bitandukanye urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwagiye runenga ndetse ibitangazamakuru n'abanyamakuru, harimo ibyo guharasinga abantu benshi ndetse bikaza kuvugwa ko no kuba umuntu yakinjirira telefone y'undi muntu atabiherewe uburenganzira nabyo ubwabyo ari icyaha gihanwa n'amategeko. Ibi ngibi benshi ntabwo bari babizi, bikaza kwiyongera ndetse no kuba wajya mu mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bitangazamakuru ukabasha kuvuga umuntu umuvuga ibidakwiriye, bimwe bitaga gutwika, nabyo ubwabyo ari icyaha gihanwa n'amategeko. Ibyo ibitangazamakuru n'abanyamakuru benshi barabyumvise, ariko bibagirwa cyangwa se birengagiza icyitwa ubumuntu ndetse n'ubunyangamugayo ndetse no gukorera mu kuri, basa n'ababyirengagiza. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB nanone rwongeye kwihanangiriza abanyamakuru ndetse n'ibitangazamakuru. Bimwe turaza kugira tugoro kuko nabyo byavuzwe hepfo gato, kuko turaza kubigeraho cyane. Ni ikiganiro cyatambutse ku Isimbi TV ndetse gitambuka kirimo amagambo umuburo hamwe na hamwe ku mpande zombi. Uyu turaza nk'uko muri kumubona n'umwe mu bantu babiciye bigacika ku mbuga nkoranyambaga, ni Busikete, n'umwe kandi mu bantu bamaze kumenyekana cyane cyane mu gihugu bitewe n'ijambo ryitwa cyangwa se nikabaye yavuze ubwo yakoreshwaga ikiganiro, ndetse muri icyo kiganiro akagaragazwa ari kunyoshwa inzoga ndetse maze akavuga ibyo abonye. Si ibyo gusa, kuko ibiganiro uyu mugabo byose yakoraga wasangaga hari ikintu kidasanzwe babashije kumushukisha mu mutwe, kumwicisha mu mutwe kugira ngo abashe gukora ibyo ashaka cyangwa se abashe kuvuga nawe ubwe ibyarenze intekerezo ze. Kuko hari igihe umuntu akujyana mu byishimo cyangwa se mu kababaro bigatuma uvuga ibitari ngombwa, ndetse ubona ko uyu mugabo abivugana ihungabana, kuko nawe ubwe mu mutwe bitameze neza cyane. Nubwo iri jambo kandi ryabaye kimomo ndetse rigakundwa no gukoreshwa cyane cyane n'abantu, hari bamwe na bamwe batigeze bishimira icyo gikorwa cyo kwitwikirira, gukora ibyiza ukitwikira umutaka wo gufasha, ariko nyamara ukirengagiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ibi rero ni bimwe byagiye bigarukwaho n'abantu benshi cyane mu bitangazamakuru, aba muri komenti ndetse no mu mivugire ya bamwe, cyane cyane nk'uko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwakomeje kugenda rubitangaza. Benshi kandi mu baganiriye, ubwo turavuga ni Isimbi TV dukesha inkuru, kuko ni muri komenti bakomeje kugenda bavuga ko ibi ubwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwabyinjiyemo ari ibintu byiza, ndetse ko bigiye gufasha abantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga mu kwigenzura ndetse no kuba bakoresha umuntu wuzuye neza, ufite uburyo avuga ijambo ndetse akabisubiramo. Biza no gutuma urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko ubundi gukoresha interview cyangwa se gukoresha umwana utari hejuru y'imyaka 18 nabyo ubwabyo ari ikosa rikomeye cyane. Uyu witwa uw'ababyeyi yagize, ubwo tuvuze uw'ababyeyi tutabashije kuvuga amazina ye, yavuze ko ubwe akibibona byamubabaje, ndetse ko gusindisha umuntu kugira ngo
umuganirize, ukunde umuganirizemo ibyo ukunde umukoremo ibyo ushaka. Byongeye uri kubona ko ubwe afite ikibazo, ntabwo ari ibintu byagakwiriye. Uyu nawe aragira ati ntabwo bikwiye kandi yego ushaka kumufasha ndetse ushaka n'amafaranga, ariko ushaka izindi nzira ubinyuzamo utagiye kumugira umukomedi, ndetse ubona ko nabyo bitamukwiriye. Kuri iki kibazo kandi icy'abitwikira umutaka wo gufasha bagatesha bagatesha agaciro umuntu, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ko ibi hari amategeko abihana ndetse amategeko arengera abantu bakoreshwa n'abashaka kugwiza umubare w'ababakurikira ndetse n'umubare w'amafaranga ku mbuga nkoranyambaga, kandi ko basabwa gusiba ibyo biganiro. Dr Murangira Thierry, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo ikorera kuri murandasi ya Isimbi TV, nk'uko twakomeje kugenda tubibabwira, aho yagarukaga cyane ku ihohoterwa rikorerwa ikiremwa muntu, ahita akomoza kandi kuri busikete, nubwo kandi amaze iminsi akoreshwa ndetse n'abishakira indonke n'abashaka indonke kuri busikete bitwaje icyo bari cyo, cyangwa se bitwaje izina bafite. Aya mateleviziyo yose turayasaba guhagarika ibi bikorwa byose byitesha agaciro ikiremwa muntu, bitwaza umutaka wo gufasha, bikarangira ndetse batesheje agaciro ndetse bakabakoresha uburyo budakwiriye, ndetse ubona ko ari ubwo kubutesha agaciro. Zimwe muri izo televiziyo zatunzwe agatoki zirimo Urugendo TV, Legacy TV, ndetse n'iyitwa Yawe TV, Touch TV, Ihundo TV, Isiri TV, ndetse na Afrimax TV, Rwanda Paparazi TV, ndetse n'izindi. Gusa Afrimax yo urwego rw'ubugenzacyaha RIB cyangwa se umuvugizi wa RIB yavuze ko yo igarutsemo kabiri, ikunze kugaragara cyane cyane muri bino bikorwa, bityo ko igomba kureka bino bikorwa ndetse banabihanangirije cyane. Akomeza kugenda avuga ko izi televiziyo zisabwe kuba zakuraho mbeni ibi biganiro bimeze bitya, ubwo mu gihe bitagakuyeho amategeko akaba agomba akubahirizwa uko byamara kose. Ngira ngo bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga, haba abazisura, ni bamwe bakomeje kugenda bavuga ko urubuga rwa YouTube hano mu Rwanda ari rumwe mu rubuga rukomeza kugenda rubonekaho amakuru y'ibinyoma, ariko uko byamera kose biri kugenda bigaruka biba insubirajwi, ariko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwavuze ko ibi rutagomba kubyihanganira. Ngayo nguko rero ibiri kugenda bitrendinga, ntabwo ari uko tubona ari inkuru ikunzwe, ahubwo nuko tubona ko ari hari ubutumwa abanyarwanda ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bagomba gukuramo. Ntabwo dukora ikintu kubera ko abantu bagikunze ari benshi, ahubwo dukora ikintu kubera ko hari icyo tubona ko kiri bwarengere umuntu, haba mu mpande zombi, mu bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse no mu bazisura. Ukirinda gusharinga ibintu ubona ko byakugusha mu makuba, ahubwo ugasharinga ibintu bifite ukuri ndetse biri fakti. Nibyo ngibyo rero, njye nitwa Theophile, reka twizere ko tuzakomeza kugenda tubana mu biganiro n'amakuru bitandukanye, ibyigisho ndetse n'indirimbo. Ndagukunda cyane, Nyagasani akomeze kubana nawe uko waba uri kose, waba wishimye cyangwa se utishimye. Ndagusaba gukomera no guhumurizwa n'Imana. Ciao, ndagukunda cyane.